jugunya urushundura rwawe iburyo urafata. Umunsi wa gatatu wageze ko Kristo ataranyiyereka ko ndamakuru dufite ko yazutse. Nisubiriye ku rusengo ukageranya Imana ndiri kukumva. Oya, no muri silent Imana ikora imirimo. Ntabwo Imana irakubita inguba ngo umenye ko yavuze. Oya, Yobu agera mu kigeragezo kimusora ku rugero yageragejwe n'umubiri we urageragezwa. Ngakareba imbere agashaka Imana akayibura, yareba inyuma agashaka Imana akayibura, yareba ibumoso akayibura, yareba iburyo akayibura, ariko burya Imana irahari. Haleluya. Ko Imana yacu yagiye, kuko Imana yacu ndizerera ngazabayari. Oh, haleluya, haleluya. Ku musozi Karumeli Eliya aravuga ati uyu munsi tugiye kumenya Imana nyamana. Muravuga ngo mufite Imana, nanjye ndahamagara Imana yanjye, namwe bahanuzi ba Bayari uko mungana muhamagara Imana. Imana iri busubirisha umuriro, niyo Mana. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Yesu ashimye, Yesu ashimye. Ndabasukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ku mazina ni Jean d'Arc, nejejwe n'Imana kubana namwe muri uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana. Abari basha kuri Getsemani channel mbahaye ikaze. Amahoro y'Imana abe muri mwe agwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo jugunya urushundura rwawe iburyo urafata. Yesu ashimye. Jugunya urushundura rwawe iburyo urafata. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'urukundo rwawe, ndagushimye kubw'ineza yawe, ndagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi, nizo zituma tudashiraho icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye yuko utemeye uko tuba umuhigo wa Satani. Ndagushimye kuko watugiriye neza, ndagushimye ko waturengeye. Ngweretse uyu mwanya Mwami, ngiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe ndetse imbere yawe mvuga ijambo ryawe. Ndabari nge aho ko Mwuka wawe wera avugire muri nge. Ngewe mbe akanywa, urangurure, usemerere, ubwire imitima isaraye, imitima yumagatanye, Mwami uyihumurize. Kandi ahumagatanye ngo mu butayu uhatembesha imvura y'umugisha, haba urujojo mu izina rya Yesu Kristo. Aho umuntu utari udafite amahoro umuha amahoro mu izina rya Yesu. Warubuze ibyiringiro umwongerera ibyiringiro byuko azabona ndetse n'ubugingo, umuha icyerekezo cy'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye Data mwiza, kuragira neza ubwoko bwawe unyuze mu ijambo ryawe, kurabohora abagwayi unyuze mu ijambo ryawe, kuravugana n'imitima isaraye unyuze mu ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye ko watugiriye neza, ndagushimye ko waturengeye. Umwuka wera wakomeje kumuduha Data, ndaga umwuka wera washize kuri wowe. Turabigushimiye, turagushimye umufasha mwiza Kristo yadusezeranije, kandi uwo mufasha twaramwakire. Turabigushimiye, izina ryawe nirishimye. Nzengeye Mwami ugiye kumva ijambo ryawe, Mwami umugirire neza, yumve amenye kandi asobanukirwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami ibyo yumva bigira umumaro mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndakwinginze tugire neza, imitima yacu ibe ububiko buzima bushimwa nawe. Niko nsenze mu izina rya Yesu Kristo nizeye kuri kumwe natwe. Amen, amen. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye gufatanya indirimbo y'102 mu gakiza ivuga ati imbakanya Yesu nze ngwegere kuko naniwe. Haleluya. Iyo umuntu ananiwe ndamundi wakuruhura.
ushobora kuba unaniwe, mama wawe si yakuruhura. Ushobora kuba unaniwe, umutware wawe ndabwo yakuruhura. Ushobora kuba unaniwe, umwana wawe yakuruhura. Ariko nusaba akanya Yesu ukamwegera, arakuruhura. Nusaba akanya Yesu uramwegera, uramubwira ibikubabaje, uramubwira ibigushavuza, arakuruhura. Imana yacu ishimwe. Yesu niwe utanga amahoro masa atagira ingurikizi. Yesu yakuruhuye arakuruhura. Yesu yagize neza agira neza, ndabwo acyurira, ndabwo akubwira ati ejo nagukije none reba ukuntu uri kumera. Oya, Yesu atanga, atanze. Imana yacu ishimwe. Katuyiririmbe mu izina rya Yesu Kristo, umuririmbyi wo mu Gakiza 102. Umbakanya Yesu nze ngwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara. Ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Umbakanya Yesu nze ngwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi. Icyo ngeneye nukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umbakanya Yesu nze ngwegere, mu bingerageza n'amakuba. Ni wowe buhungiro nizeye, mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umbakanya Yesu nze ngwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi. Icyo ngeneye nukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umbakanya Yesu nze ngwegere, kuko wanyikorereye ibyaha. Ndumva nshaka kukubwira byose, kuko mwami nizeye kunyumva. Umbakanya Yesu nze ngwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi. Icyo ngeneye nukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umbakanya Yesu nze ngwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi. Icyo ngeneye nukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Amen, amen. Yesu agwa akanya umwegere, ibikuruhije ubimubwire, ibikuremereye ubimubwire. Yesu aravuga muri Matayo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze ndabaruhura. Mwemere munyigireho, kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima. Haleluya, haleluya.
niba urushye, niba uremerewe, sanga Yesu arakuruhura. Ibiguhangayikishije bimubwire, kuko niwe nshuti igira neza, niwe nshuti iruta izindi zose zo mu isi. Izo mu isi turazizera, nazo zikatugira icyizere, ariko zijya zituvamo. Ariko Yesu we ntabwo azigera tuvamo. Imana yacu ishimye. Mwene data, wowe urushe, wowe uremerewe, wowe uri kwiganyira, uri kureba imbere ukabura inzira, wareba inyuma ukabura inzira, wareba iburyo ukabura inzira, wareba ibumoso ukabura inzira, hamagara Yesu. Gira umwanya, mwegere, musange, muganyire, mubwire, kuko yitaye ku badafite shinge na rugero, kandi yiteze kukumva, ariteguye kukumva. Yesu niwe tubwira ibyacu akatwumva, ndatwumvire ubusa. Imana yacu ishimye. Umwana w'umuntu uramubwira akakumvira ubusa, ariko Kristo we ntabwo ajya twumvira ubusa. Imana yacu nishimye. Umuririmbyi birashoboka yuko yari afite ikigeragezo, akabona ndawamutabara, avuga ati Yesu, icyo ngusabye ubu, imba umwanya nze ngwegere, kuko ndi kumva umutima wanjye wuzuye amaganya, ndi kumva umutima wanjye urushye, ndi kumva ndemerewe, ndawundi uranyumva nguko wowe unyumva, ni wowe nshaka, ndagusabye imba akanya. Igitero cya mbere yavuze ngo umba akanya Yesu nze ngwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'indambara nabwo mwami ujya umba amahoro. Kristo ashimye. Mu gihe cy'indambara Imana igitanga amahoro, mu gihe cy'ubugwayi Imana igitanga gukira, mu gihe cy'ibibazo Imana igitanga igisubizo. Uyu muririmbyi aravuga ati Yesu umbenze ngwegere, ngubwire ibimbabaje, ibindemereje, unyemere ngubwire. Arangije ku gitero cya gatatu aravuga ngo umba akanya Yesu nze ngwegere. Haleluya. Kuko wanyikorereye ibyaha. Ndumva urimo kumva, nawe ndimo kumva, ndumva nshaka kukubwira byose, kuko mwami nizeye kunyumva. Imana yacu ishimye. nda muntu ku isi wakumva nguko Yesu akumva. Umwana wawe wamutekerereza, ariko ashobora kutakumva ku rugero wowe ushaka. Umutware wawe ushobora kuba mubana, ushaka kumubwira ikibazo cyawe, ndaguha igisobanuro cyangwa se igisubizo uko wowe ushaka. Ariko Kristo Yesu, iyo dufite ibibazo turamubwira kandi akatwumva. Kandi cyiza ngo Mwuka Wera ngajya asigura n'amagambo yacu, akayasobanura. Aho tubigoretse, aho tubivuze nabi, Mwuka Wera akajya tuvuganira. Imana yacu ishimye. Rero ahuri inginga Imana, uyisabe umwanya, uyegere. Imana yacu nishimye. Twihuse rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo jugunya urushundura rwawe iburyo urafata. Haleluya. Nujugunya iburyo urafata, kuko ni umwami wabigutegetse. Aho Kristo agutegetse nujyaho urafata. Urafata icyari icyo wabuze, urafata icyawe, icyo urimo gushaka muri saa nicyo urafata. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu turengere muri aya masaha, muri uyu mwanya. Kristo agufashe ujugunye urushundura iburyo, ufate icyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21 ku murongo wa 3 turageza kwa 7. Umutwe w'amagambo uragira uti Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu mato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo
bw'ubwato murafata. Haleluya. Uko bararujugunya ntibaba bakibasha gukurura kuko ifi zari nyinshi. Ku murongo wa 7, wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Amen, amen. Dusomye amagambo y'Imana meza aryoshye. Imana yacu nishimye. Hano Yesu yaramaze kwiyereka indumwa ze inshuro ya 3, kuko Yesu yaravuze ko azapfa, ko azazuka ku munsi wa 3. Niba indumwa ze zarabonye mu gitondo Yesu atari kubiyereka, zitangira gushidikanya, zitangira kubivamo, zitangira kugira indegenge. Wenda ibyo Yesu yababwiye batangira kutabyizera. Igihe rero kiragera, isaha zigeze, Petero aravuga ati, ko umwami Yesu yatubye kazazuka ku munsi wa 3, kataranyiyereka, ko nuwo akunda ataramwiyereka, ko muri twe ko ndamakuru dufite ko Kristo yazutse, hajye wakisubirira muri wa murimo, hajye wakisubira muri wa mwambaro, hajye wakisubira muri ya nzira. Ariko Yesu kuko ari umunyembabazi, nubwo bateshutse bakabivamo bagasubira inyuma, Kristo yakomeje kubagira imbabazi. Imana ishimye. Hari igihe ugera mu kigeragezo ukiheba rwose, ukagira hari Imana ndikuzi, ukagira Imana yarakwibagiwe, ariko nshuti y'umusaraba suko biri. Oya, ihangane suko bizahora. Ni isaha y'Imana itaragera. Isaha y'Imana igeze, Imana irakora. Isaha y'Imana igeze, Imana iratabara. Isaha itaragera nyine ibihe birakujya, iminsi ikakujyana aho ushaka, kuko isaha y'Imana ndagiragira, kandi Imana yagize ute? Imana yabishimye. Rero nizi ndumwa, Simoni Petero avuga ati, umunsi wa 3 wageze, ko Kristo ataranyiyereka, ko ndamakuru dufite ko yazutse, nisubiriye kuroba. Abwira bagenzi ku murongo wa 3, nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Hari gugera mu kigeragezo ukagira Imana ndinakuzi, ukagira yarakwibagiwe, ariko ndiyakwibagiwe. Hari ge usenga ukagira Imana ndiri kukumva. Oya, no muri silent Imana ikora imirimo. Ntabwo Imana irakubitinga ngo umenye ko yavuze. Oya, urasenga ukagira Imana ndiri kukumva. Burya Imana ibiri kukumva. Yobu agera mu kigeragezo kimusora ku rugero yageragejwe, n'umubiri we urageragezwa, ngakareba imbere agashaka Imana akayibura, yareba inyuma agashaka Imana akayibura, yareba ibumoso akayibura, yareba iburyo akayibura, ariko burya Imana irahari. Haleluya. Imana irahari. Ndabwo Imana yacu yagiye, kuko Imana yacu ndizerera ngazabayari. Ho, haleluya, haleluya. Ku musozi Karumeli Eliya aravuga ati, uyu munsi tugiye kumenya Imana nyamana. Muravuga ngo mufite Imana, nanjye ndahamagara Imana yanjye, namwe bahanuzi ba Bayari uko mungana, muhamagara Imana. Imana iri busubirisha umuriro, niyo Mana. Haleluya. Ku musozi wa Karumeli Uwiteka yarakoze, kandi yakoze atavuze. Yakoze atavuze. Hari igihe tugera mu kigeragezo ukumva ukenejwe ry'Imana, ukumva runuwaguhanura agakubesha, ariko yaguhanuriye. Oya mwene data, wigeraho Imana yacu irahari. Yesu ni muzima. Uko yarari nejo n'uyu munsi ni kwari, uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwari. Ku gihe cya Nowa, ku gihe cya Aburahamu, ku gihe cya Mose, ku gihe cya Yosuwa na Karebu, n'uyu munsi ni kwakiri. Yesu ashimwe. Yesu ndago yaheze mu gituro. Yesu ni muzima. Imva irarangaye magingo n'ubu. Haleluya, haleluya. Rero Petero arihebura, arareba ku wa mbere, ndago yumvise ijwi rya Yesu. Ku wa kabiri ndamuyaga yumvise, nda n'ibihumuriza yumvise, nda n'umuhanuzi yumvise. Yewe birashoboka yuko bagiye no mu byanditswe, yumva ndakindu kiri guhamanya n'umutima we ko Yesu yazutse. Aravuga ati, bene data, ngiye kuroba.
nabo ati turajyana, ariko ndakwifuriza kudasubira inyuma, were gusubira inyuma, kuko Yesu ahamagaye. Yesu ndabwo azaguhana, Yesu ndabwo azagutererana. Ijambo yavuze aririnda ibihe n'ibihe, ijambo yavuze ndabwo yivuguruza. Yesu si wowe, Yesu si nge, wowe urahinduka nanjye ngahinduka, Yesu ndabwo ajya ahinduka. Ngo nicyo gituma abahungu ba Yakobo badashiraho. Iyo niryo jambo Imana yavuze ati ndago mbinduka uko nawose nikondi. Ngo nicyo gituma abahungu ba Yakobo batanshiraho. Imana yacu ishimye, Imana yacu yabwa icyubahiro. Were gusubira inyuma, were gusubira mu byaha, were gusubira ku nzoga, were gusubira mu busambanyi, were gusubira mu kwiba, were gusubira mu ngeso wavuyemo. Ngo Petero aravuga ati nsubiye kuroba, ngiye kuroba. Yesu waduhamagaye ndago ndi kumubona, habe n'umwuka ndago ndi kumwumva, habe no kumbwira ati humura, ibihumuriza arabibuze. Shuti yanjye, nubwo ibihumuriza bidahari, nubwo utari kumva ijwi, nubwo nda kintu na kimwe urimo kumva, Yesu ni muzima. Haleluya. Yesu ni muzima, yarazutse, ariho, ari iburyo bwa Data. Ngo rero bajya kuroba bikira mu mato. Igitangaje kuko bagiye batajyanye na Yesu, bagiye basubiye muri bya bindi, bagiye basubiye muri wa murimo bakoze ubwo Yesu yabahamagara, ntabwo bari kumwe na Yesu. Ngo bakesha ijoro ryose, ngo ndacyo bafashe. Ariko kuko Imana yacu ari rukundo, haleluya, Imana yacu yuzuye imbabazi, Imana yacu ifite ubuntu bwinshi, Imana yacu itabara ititaye ku ndegenge zacu, Imana yacu dutabara ititaye yuko twanayihemuke, kuko ngo ni umutunzi w'imbabazi. Ngo nimunyigire uko ndi umugwaneza, ngo yoroheje mu mutima, wo ni Kristo, tumwigireho. Umuntu araguhemukira ati uyu ndamuretse ndamuhebye, oya, ijambo ry'Imana ravuga ngo tubane n'abantu bose mu mahoro. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire neza. Ngo rero bakesha ngijoro ryose, ngo ndani kintu na kimwe bafashe. Birashoboka ko usenga umunsi wa mbere ati ndajwe ndi kumva, ndani inzozi narose, habe n'umuhanuzi wo kukubesha nawe ukamubura. Ariko nshuti yanjye, mwene data, ihangane, suko bizahora, ihangane, suko bizaguma. Ni isaha y'Imana itaragera, kuko isaha y'Imana nigera Uwiteka azakora. Isaha y'Imana nigera uzambuka inyanja ku butaka, ndaguzatoha. Isaha y'Imana nigera Yesu azagukorera igitangaza cyumutse. Ngo Yesu ageze ku kidendezi, habagaho umugwayi yari amaze imyaka 38. Nta muntu wari ufite wo kumujugunyamo, nta muntu wari ufite wo kumurandata, yahozaho. Ndago Bibiri tubwira ati yahageze ryari, ariko ngo yari amaze imyaka 38. Imana idufashe kandi tugire neza. Yesu agiye kumutabara ndago yitaye igihe yari ahamaze. Yesu agiye kumutabara ndago yitaye kuri bene wabo bakomeye ndetse n'aboroheje. Yesu yaramubwiye ati ikorera uburiri bwawe wigendere. Haleluya, haleluya. Yesu ni muzima, Yesu ariho, ndabwo igituro cyamuheranye, oya, Yesu ni muzima. Ngo niho rero yababwiye ku murongo wa 6, ngo nimujugunye urushundura ngo iburyo bw'ibwato, ngo nibarujugunye, ngo baroba amafi menshi cyane, ngo barakura, ngo nubwo yarari menshi, ngo nubwo urushundura rwacitse, ndabwo rwacitse. Hari Imana izagukorera igitangaza, wibaza ati ibi byabagahe, wibaze uti kera kose byari birihe. Ihangane, komeza utitirize, isaha y'Imana nigera uzatabagwa bose babireba, nguko Morodekayi yatabawe n'abayuda bose. Imana ishimye. Irinde gusubira inyuma, kuko Yesu ngo ahageze, ngo ndanubwo bamenye ko anariwe, ngo niho uwo yakundaga wamubaga mu gituza, wamwegeraga cyane, niho yabwiye Petero ati ni umwami Yesu. Ngo Petero amenye ko ari umwami, ngo niho yafashe umwambaro arakenyera, yari yambaye ubusa.
umuntu wambaye ubusa iyo turose cyangwa iyo baduhanure cyangwa iyo duhanuye ni umuntu uri mu byaha, ni umuntu uri mu isayo, ni umuntu utari mu murongo, nyine yambaye ubusa. Umuririmbyi yaravuze ati ngo ndasoni mfite ngo keretse iz'ibyaha byanjye. Umuntu muzima ndago yakambara ubusa ngo ahagarare imbere y'abantu, cyangwa se yambare minijipu, yambare mayidobe ahagarare imbere y'abantu. Oya, yagira isoni. Turambara duhishe ubwambure bwacu. Natwe rero mu isi y'umwuka iyo twambaye ubusa tuba turi mu isayo y'ibyaha, ariko iyo twambaye tuba tweje, tuba twambaye wa mwambaro wera. ngo niho yagize ute yatoye umwenda arakenyera ngo ahitagira ute yiroha mu nyanja, kuko yarari umwami Yesu. Nawe rero va mu nzira zawe mbi utandukane n'ikibi Yesu akugirire neza. Va mu byaha wakire Kristo n'umwami n'umukiza wawe. Va muri izo nzira mbi, va mwayo matiku, va muri izo nzoga, va muri ubwo busambanyi, va muri ibyo guterekera, va muri izo nzira Kristo akugirire neza, Kristo agutabare. Reka ibibi Kristo agukiza ubwo bugwayi umaranye igihe, reka ibibi Kristo akubohore. Imana igira neza, Imana irakiza, Imana iratabara, Imana irabohora. Imana yacu ndabwa igihinduka, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi. Rero Yesu ngarababya abana banjye ngari icyo mwafashe, baramuze ati ndacyo. Ese bana banjye mufite ibyo kurya? Ati ndabyo dufite. Yesu akugenderere, wumva ijwi rya Yesu, were kwifuza ijwi ry'umuhanuzi, were kwifuza ijwi ry'umuntu, ifuza ijwi rya Yesu. Yesu nakubwira, kuko arakubwira bikore, arakubwira abisohoze. Yesu nakubwira ati jugunye iburyo, urakurura icyo wifuzaga, urakurura uwo mugabo wawe wabaswe n'ibyisi, urakurura umugore wawe wabaswe n'inzoga, urakurura abana bawe babaswe n'ibiyobyabwenge. Yesu nagusanga arakubwira ati jugunya urushundura iburyo, urobe abawe batari mu nzira y'agakiza, ubakurure, ubohoze umugabo wawe, ubohoze abana bawe, ubohoze umufasha wawe, ubohoze abo mu muryango bawe bari mu nzira y'icuraburindi. Yesu abagirira imbabazi. Imana ishimye. Yesu nagusura, ifuza ijwi rya Yesu, ifuze gusurwa na Yesu, were kwifuza ijwi ry'umuhanuzi. Hariga vangirwa, hariga bibabyo, ariko Yesu ubwe nagusura birasohora nyine uwo mwanya. Arakubwira ati mwana wanjye, Yesu ufite ibyo kurya? Ati ndabyo. Ese hari icyo wafashe? Ati ndabyo. Hamagara Imana yikorere, hamagara Imana igusure, kuko nigusura irabikora, nigusura irabirema, nigusura uratekereza Yesu. Ati Yesu, wa mugabo wambaye burya ndago turi kumwe ari mu nzira itari nziza, wa mwana wambaye Yesu yarananiye. Nawe Yesu arakubwira ati jugunya urushundura iburyo bwawe, ukurura umugabo wawe, ukurura abana bawe, ukurura umufasha wawe, ukurura ibyawe byariwe n'inzige. Haleluya. Hamagara Yesu, hamagara Yesu. Umuririmbyi yavuze ati Yesu mbakanya. Umuririmbyi yararushye ngo ndaremerewe, ngo ndetse no mu gihe cy'indambara Yesu ujye umva amahoro. Yesu aguha amahoro, Yesu aguhituze, ariko muhamagare. Bwira Yesu aguha akanya, umubwire ibyawe. Yesu ni inshuti nziza, niko nababwiye. Ndabwo atwumvira ubusa, ahubwo arumva agakora, arumva akaduhumuriza, akaduhanagura amarira, akatugirira neza. Kandi iyo twavuye no muri ya nzira mbi, tuvuye muri bwa bubi bwose, Yesu atugirira neza. Iyo tuvuye mu bibi, Yesu atugirira neza. Iyo Yesu asanze turi mu nzira nziza, araturandata. Shuti mukundwa, hamagara Yesu umubwire ibyawe. Yesu niwe karuhura, urushe wese
aragana kwa Yesu, kandi Yesu atanga amahoro abisi badatanga. Yesu nagusura arakubwira ati se mwana wanjye haje ikibazo ufite ni ikihe, nawe urakimubwira. Numara kukibwira Yesu, hari ijambo arakubwira ati tora urushundura rwawe urunage iburyo. Nurunaga iburyo urakurura bya bindi wabuze, urakura bwa buzima bwawe bwiza, urakura ya mahoro yo muri Kristo Yesu, urakura bya bihe byiza byo gusenga, urakura bya bihe byiza byo kubana n'Imana, urakurura bwa busabane bwawe n'Imana ugendane nayo, urakurura wa munezero wo mu gakiza, urakurura bya bihe byiza. Hari ibintu byinshi urakurura nuhamagara Yesu. Imana yacu ikugirire neza, Imana yacu gutabare. Hamagara uwo mwami yikorere, hamagara Imana ikugirire neza. Umunsi umwe Imana yatumye Mose abwira Imana ati burya uranduma ndumbwire uwo undumanye nawe. Imana imushira marayika imbere, Mose yanga marayika. Nakubwiye shuti yanjye, shuti y'umusaraba, ijwi ry'abahanuzi ni ryiza ariko ifuza ijwi ry'Imana. Mose yanze marayika kuko Imana yamubwiye ati genda uyobore ubwoko bwanjye ubushikane mu gihugu nabategure ko bazabamo. Mose abwira Uwiteka ati burya uranduma ndumbwire uwo undumanye, kuko undumanye nyine gira nundi tugendana. Imana imuha marayika Mose aramwanga, aravuga ati no, nitutajyana simva, nitutajyana singenda, nitutajyana tuzaguma. Imana neho yavuze ati ngo nzanyuza kugira neza kwanjye. Haleluya, haleluya. Nawe ifuza ijwi rya Kristo, ifuzwe gutabagwa n'Imana, kuko Kristo nagusura arakubwira ati jugunya urushundura rwawe hano, urarujugunya. Numara kurujugunya urakura bya byifuzo uhora usengera, urakurura bwa buzima bwawe, urakurura imibereho myiza, urakurura amasomo yawe, urakurura gusubira mu ishuri, urakurura ibintu byose wifuza ko wagira. Niba ari umugabo umukurure, niba ari umudamu umukurure, abana ubakurure. Niba umaze igihe kinini udafite urubyaro, utaragirirwa uwo mugisha, kurura abana. Imana ifite stoke y'abana. Naho ibintu byo bavuga ngo ngibi ngo ndibishoboka, muri Kristo byose birashoboka, ndakinanira Imana. Gira kwizera, Imana ikugirire neza. Abigishwa basubiye mu nzira zabo, basubiye aho Yesu yabakuye, ariko kuko Yesu agira imbabazi yongeye agira arabahamagara. Nawe Yesu arimo kuguhamagara, ngwino akira agakiza, va mu byurimo, va mu ngeso zawe mbi, va mu ndegenge zawe mbi. Yesu niwe uragukomeza, kuko ngakomeza ngabafite amavi atendebutse, ngo n'abasukuma nabo ajya bakomeza. Imana y'amahoro ibagire neza. Iri niryo jambo ryari riri ku mutima wanjye nifuzaga kubasangiza. Wizere Imana, ujugunye urushundura rwawe iburyo, ukurure gukira niba urwaye, ukurure kubohoka niba ari za kamere cyangwa se cyakunaniye, ukurure ubuzima kuri wowe, ukurure kubaho mu mahoro, ukurure imbaraga z'Imana kuri wowe, ukurure ibihe byiza byo gusenga. Abana bananiranye bawe ubakure mu izina rya Yesu Kristo, umutware wawe umukurure. Ukurure amasezerano yawe, ukurure kubaho, ukurure kuba mu buzima bwiza buzira ikibi. Reka twubahe Imana, dusenge, amahoro y'Imana aganzire muri wowe, kandi wakire gukira mu izina rya Yesu. Wizere Imana, wizere na Kristo. Twubahe Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ifite imbaraga, ndagushimiye kubw'amagambo yawe meza, ndagushimiye Kristo, ndagushimiye kuko ukiza, ndagushimiye kuko ubohora, uzura ibyapfuye, umaze gutanga ku musaraba, ngo isi yahinze umushitsi, ngo haba ubugira kabiri. Mwami, ngo ibituro by'abera ngo birabomoka, Mwami abera ngo barazamurwa, batangira kwireka mu
mugwa mwami ku musaraba wakoze ibitangaza, wakoze imirimo n'ibitangaza, abari badwaye barakira. Natwe muri aya masaha twizere mu ijambo ryawe, tujugunye urushundura iburyo mu izina rya Yesu. Abagwaye bakire mu izina rya Yesu, dukuruye gukira mu izina rya Yesu, dukuruye kubohoka mu izina rya Yesu. Abana bigize ibyigenge bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Abatware bigize akara kajyahe bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Abafasha mwami batagandukira abatware babo bakizwe mu izina rya Yesu. Utange kumvikana mu ngo mwami, ngo nyinshi zirasenyuka, divorce ziragwiriye, ariko mu imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwene data ujengerejwe n'urugo usukemo amahoro mu izina rya Yesu. Abana bibagarure, umutwaro umugarure, uyu mupapa umufasha umugarure mu izina rya Yesu Kristo, uyu munyeshuri umufashe mu izina rya Yesu Kristo, uyu wifuza akazi ukamuhe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndakwinginze ugire neza ubwoko bwawe, tanga gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasenze data wera, ubwoko bwawe ubaye gukizwa neza mu izina rya Yesu. Ude gukizwa neza, tumaramaze rwose nk'uko Rusi yamaramaje akurikira nyirabukwe, natwe dukurikire Kristo tumaramaje mu izina rya Yesu. Tanga ubuzima mu izina rya Yesu, uyu uciye bugufi umyeze umutunganye, umuha amahoro, umuha agakiza. Kristo amusure nk'uko yasuye data wera Lazaro mu gituro aramuzura, nawe umusure ubugingo bwe ubuzure mu izina rya Yesu Kristo. Yesu usure data wera, uyu wihanye, uyu wemeye kureka inzira zembi akifuza kugukurikira, umugire neza mu izina ryawe Yesu Kristo. Usure nk'uko wasuye Zakayo. Zakayo ugeze mu rugo rwe yarabohotse, ndago yahise agundira ibye, aho yagize umutima w'imbuhe, agira gutanga, agira kwishura, agira mwami gusaba imbabazi. Ndakwinginze uyu mwene data uciye bugufi umweze umutunganye, umuha ubuzima bushya, umuhe gukira, roho ye uyeze, umukure mu gitabo cy'urupfu umwandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kubwira ijambo duhaye, niko nsenze niziye mu izina rya Yesu Kristo, kukijije ubwoko bwawe. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.